umukino wahuzaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'iya Nigeria byaje kurangira ari ubusa ku busa. Niwo mukino warubereye kuri Stade Amahoro ivuguruye bwa mbere, ndetse byanatumye n'umukuru w'igihugu yitabira uwo mukino nyuma y'igihe kinini cyane atareba u Rwanda rukina. Umusaruro wavuyemo ubusa ku busa navuga ko washimishije abanyarwanda kuko Nigeria ni ikipe ikomeye. 11 babanjemo ku ruhande rw'u Rwanda ni kapiteni Bizimana Djihad, Kwizera George, Manzi Thierry, Mugisha Gilbert, Muhire Keve, Mutsinzi Ange, Niyomugabo Claude, Nshuti Innocent, Ntwari Fiacre niwe munyezamu, Ombolenga Fitina. Naho ku ruhande rw'ikipe ya Nigeria habanjemo Ora Aina, Ajayi, Karim Biase, Boniface Chukwueze, Dele Bashiru, Lukman, Wilfried Ndindi, William Troste Konga ari nawe wari kapiteni. Nizamu harimo Noabari. Uyu mukino wasize u Rwanda ku mwanya wa gatatu n'amanota 2, naho iri tsinda rukaba riyobowe na Nigeria n'amanota 4. Umuntu wese usanzwe ureba umupira azi ko Nigeria ikomeye, naho uwaba adasanzwe awureba amubwira ko iyi kipe ya Nigeria ifite umwataka uheruka Ballon d'Or nyafurika ariwe Victor Osimhen, ikaba ufite umwataka wa Bayer Leverkusen mu Budage yatwaye igikombe cya shampiyona yaho ariwe Victor Boniface, ikaba ifite umukinnyi Lukman wahoze ari uwa Chelsea kera ariko ubu ngubu akaba ariwe munyafurika wenyine uri ku rutonde rw'abaharanira Ballon d'Or y'isi yose, atari Ballon d'Or ya Afurika gusa. Tugiye kumva ibyatangajwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'abakinnyi arimo kapiteni Djihad ndetse na Ntwari Fiacre nyuma y'umukino. Umutoza w'u Rwanda yavuze ko batazongera amasezerano, naho wa Nigeria nawe yahise asezera. Tugiye kumva kapiteni Bizimana Djihad, akurikireho Ntwari Fiacre, araza gusoza umutoza w'u Rwanda. Ko gushaka resistance ishoboka, gutsinda kunganya ariko nta gutsindwa. Ntekereza yuko rero byareshishe, twa dufite gahunda yuko cyane cyane minota ya mbere 15 ya mbere tugomba kuza dufite high press, kandi twabikoze bahita basa nkaho babona yuko ikipe yo gukina nayo itari buze kuborohera, and then match isa nkaho from there sinavuga ngo yoroshye ariko bigaragara yuko nabo bahise batangira kuduha respect ko babonye ko bari gukina kamwe n'ikipe nayo izi gukina. Urabizi ngewe iyi ni match yanjye mu minsi 35 yari match yanjye ya 12, so numva yuko rero ari bisanzwe ko minota ya nyuma akananiro gashobora kuzamo, ariko no kuba twatangiriye hejuru nabyo biri mu bintu byagiye bituma minota ya nyuma abantu basa nkaho bamanuka, ariko iyo bimeze gutyo ni mentality kugerageza gukorera hamwe. Nigeze ko twabikoze match tukarangiza tubonye utarimo twikarifia cyangwa tutikarifiya, so ni boost nziza. Izi match ebyiri dukinye hanze mu rugo amanota 2 sibi cyane bitewe n'ikipe twakinye nazo, so numva yuko ubu ngubu match ebyiri zije za Benin arizo zadushusho neza niba tugomba kwikarifiya cyangwa tugomba kwikarifiya. Na mbere ndamushimira nyakubahwa perezida kuba yaje kudushyigikira, nabyo hari indi boost byaduhaye kuko twabimenye mbere yaho gato yuko tuza gukina match, nabyo n'izindi mbaraga. Kandi ntekereza yuko adatashye ababaye, ntekereza yuko hari ibintu byiza yagiye abona buryo ekipe yagiye ikina, kandi bishobora no kumuhereza imbaraga zo kuzagaruka no kuzindi match. Abo ko match nateguye neza, ni match numva ko ngomba kwitwara neza. Ni match yanjye mbere nyine kuri Stade Amahoro, so numva ko ngomba gutanga ibishoboka byose kandi nkitwara neza, so nabigezeho ndashima Imana. So kuri nge ntajyunga bigeze binera, ubwo byamaye imbaraga kuvuga iyi match nitwara neza ushobora kwandikira amateka, kandi niko byagenze. So ntago nigeze ngira igihunga cy'abataka, ko numva ko ari abakinnyi nkanjye, so ni nk'amahirwe bafite kuba bari hanze Burayi, so numva ko nagomba kwitwara neza, kandi nidukomeza kwitwara neza tuzagera kure. Icyo navuga kuri icyo niyo nego dufite twese abakinnyi, intego dufite twese no kujya mu gikombe cya Afurika hashize imyaka myinshi kabisa, so numva ko iyi nshuro ko byazabirebire kandi mfite imyaka 5, urumva ko iyi nshuro kabisa igikombe cya Afurika tugomba kujyamo uko byagenda kose. Niyo nego dufite abakinnyi byo tuganira buri munsi kabisa, icya Afurika turakijyamo. Then I said normally then the results will come. I think everybody could see that this Nigerian team is, especially in the striker line, it's world class.
kuba atunganyije ubusa navuga ko atari bibi kuko buri wese n'isi yose irabizi ubwasatirizi bw'ikipe ya Nigeria burakomeye buri abataka bakomeye cyane. Chances where you could see the difference between our strikers and their strikers. So I think it was a good match from our side against a very strong team. Biragaragara itandukaniro ry'abataka babo n'abataka bacu, niyo mpamvu navuga ko umusaruro twabonye ushimishije. When I arrived here, they asked me about how long I want to stay. I said I want to stay 1 year. Yigera mu kazi iyi kipe bambajije igihe nzayitoza, nababwiye ko nzayitoza umwaka umwe. Then I will retire. Umwaka umwe nurangira ntabwo nzongera amasezerano, nzahita njya mu karuhuko k'izabukuru. Akoze kubana nanjye, nagusaba kanda like na subscribe ujye umenya amakuru agezweho. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Urakoze, gira ibihe byiza.